Noelle arataha maze yagera mu rugo agasanga ubushyuhe bwabaye bwinshi cyane, dore ko AC itaba iri gukora kubera ko umuriro uba wapfuye, kandi nyamara ibi byose biba byahereye mu gitondo cya kare. Ahita rero ajya kureba nyir'inzu kugira ngo abakoreshereze uyu muriro. Akigerayo ahita asanga nyir'inzu yihereranye mama wa Rosine, aba ari umuturanyi nyine wa Noelle, kandi uyu mumama aba ari umumama mukuru birumvikana. Uyu mumama rero aba ari kumubwira ati ariko rwose dukeneye umuriro kubera ko mfite ibintu byinshi biri hafi kwangirika, ibintu byo muri firigo yanjye byose biri hafi kwangirika. Naho nyir'inzu ari kumubwira ati hanyuma se gaze yawe ntikora, genda ubikuremo byose maze ubishyushye wongere ubitereke nyine ntacyo biri bube. Naho mama wa Rosine ati kubera iki se nkora ibyo byose kandi mu by'ukuri twishyura umuriro, washatse ahubwo uwukora akawukora ko rwose ari ibibazo. Noelle rero ahinguka hano maze agasanga nyine uyu mugabo rwose ari kubwira nabi cyane uyu mumama. Noelle agahita amubwira ati ariko ubushyuhe burenda kutwica, dukeneye rwose ko dukoreshereza umuriro. Mama wa Rosine agahita amubwira ati mumfashe rwose, yari amereye nabi, yari ari hafi kumfata mu ijosi. Uyu mugabo rero ahita ababwira ati murebe uko mubigenza namwe mwiyaranje muri abantu bakuru. Yajya kugenda Noelle agahita amufata akamugarura ati banza usabe imbabazi uyu mubyeyi, ntukubahuka abantu bakuru, dore rwose uyu mubyeyi arakuruta, ntabwo wakabaye umubwira amagambo yose wamubwiraga. Uyu mugabo ati ngewe nsaba imbabazi, uranzi se cyangwa ntabwo unzi? Njye sinjya nsaba imbabazi bibaho. Noelle ati musaba imbabazi. Uyu mugabo rero arwana ashaka kugenda, Noelle akongera akamugarura. Noelle rero abona ko uyu mugabo ari kwigira nyine umuntu w'umunyembaraga cyane, maze agahita amufatira amaboko yose inyuma akayafatisha ukuboko kumwe. Uyu mugabo ahita apfukama hasi kubera ukuntu aba ari kubabara, maze agahita atangira kuvuga ati ndapfuye. Atangira rero gusaba imbabazi uyu mubyeyi ati mbabarira, sinzongera kukubwira nabi ukundi. Noelle aramurekura maze akagenda ari kwigorora afite ubwoba, agahita anababwira ati n'umuriro ngiye gushaka umuntu uwukora, kuko aba amaze kubona ko ishyamba atari ryeru habe na gatoya. Naho rero mama wa Rosine ahita abwira Noelle ati urakoze cyane, ndakubwiza ukuri yari amereye nabi rwose, gusa nyine wumve ko ngushimiye. Noelle ati nta mpamvu, kubera ko icyubahiro uragikwiye kandi n'ibyo wasabaga nabyo bifitiye uburenganzira. Noelle rero ahita afata Mayirine, ni umwana w'imyaka 10. Uyu rero ni umwana we, ni nawe babana. Ahita amubwira ati hanyuma rero reka tube tugiye tureba ahantu nyine hari akayaga, kubera ko ubushyuhe bwaguheza umwuka neza neza, turaza kugaruka bamaze gukora umuriro. Bari kugenda rero bari mu nzira, imodoka ye yagonganye n'indi modoka ariko ntibyasekurana neza, gusa uyu mushoferi wundi niwe wari uri mu makosa kuko nyine yaramwitambitse. Gusa nyine uyu musore yavuye mu modoka afite amahane menshi. Uyu musore rero ni fiance wa Rosine. Rosine yahise ava mu modoka nawe ari kubwira uyu musore ati ariko ni ukuri uri kumuhohotera uyu muntu kubera ko ntabwo ari mu makosa, ikindi kandi nta nubwo kugonze, imodoka yawe rwose nta kintu kigeze cyangirika. Birumvikana nyine Noelle nawe yari umusore nyine utajya uvugirwamo, ntabwo yahagararaga ngo bamubwire ibyo bashaka. Yari ari kubwira uwo musore ati uramenye ntumenyere, kubera ko nta makosa ndimo, wakabaye usaba imbabazi ahubwo kuko niwe umbangamiye. Bakomeje rero kuburana, ndetse rwose fiance wa Rosine we yashakaga no kurwana, wabonaga nyine amahane ari menshi. Rosine aramufata, basubiye mu modoka rero, maze bageze mu rugo Rosine yaramubwiye ati ariko ndakubwiza ukuri rwose hariya warengereye, ni ukuri wagombaga kubwira umuntu witonze. Niba wabonaga hari ikibazo se ko nta n'icyari gihari, imodoka yawe nta kintu kimwe yari yabaye. Naho fiance we atiyo yibeshya agakoza ku modoka yanjye gusa maze akareba icyo mukorera. Rosine ati nyine ntibyabaye, nta mpamvu yo gutongana nk'aho byabaye. Bakiri muri ibi rero mama wa Rosine yahise ava mu cyumba maze nyine aza kubareba, dore ko bari bicaye muri salo iwabo wa Rosine. Mama wabo rero yahise atangira kubabwira atumva ati muzi ko kuva igihe mwagendeye mu gitondo ubu ngubu umuriro ari bwo ukiboneka, gusa nanone iyo ntaza kugira rwose uriya mugira neza ngo mfashe nyir'amazu nta muriro tuba twabonye. Uzi ko yari ari gushaka no kunsunika ambwira ngo nta jambo mfite ryo kuvuga, ngo ningene niyaranje mu bundi buryo. Rosine ati ma ntumbwire ko hari umuntu washatse rwose kukugirira nabi. Naho mama we ati humura
kubera ko nyine hari umugiraneza wahise uhagoboka. Muri kano kanya rero fiyanse wa Hozine yari ari kubwira nyine mama wa Hozine atari ko nyine mugomba kumenya ko hano atari nka hahandi twavuye, urabona ko nta kibazo gihari, ikindi kandi ibyo ngibyo ujya ubwira uyu mukobwa bari ubitunganya niba nyine wowe uba ubona batakumva. Hozine rero akomeza kubaza mama we uko byagenze, naho mama we ati humura rwose umusore uri responsable yahagobotse, maze rwose ahita atuma nyiramaza ansaba imbabazi. Ibyo bintu uri kubyumva? Nabikunze ntabwo ushobora kubyumva, gusa nyine uriya musore ni mushya muri iyi karitsiye kubera ko nibwo akimukira hano, ariko ni umuturanyi wacu hano ku ruhande. Mu by'ukuri ntabwo nyine baba bari bamumenya bose kuko abahimukiye vuba cyane. Fiyanse wa Hozine ahita atangira kubabwira ati hanyuma se niba ari responsable kubera iki ataba muri hoteli y'inyenyeri 5 akaba aba hano? Ibyo nyine ni ukwibonekeza, ubwo ni kwa kuntu abantu baba bashaka kwigaragaza. Hozine waba afite isoni z'ukuntu uyu mufiyanse we nyine uba ubona wagira ngo nta cyubahiro agira, wagira ngo nta nubwo aba yubashye mama we, wagira ngo nyine yivugira ibintu byose uko abishaka. Umunsi wakurikiye rero mama wa Hozine yagiye mu gikoni maze ategura amafunguro. Yatangiye rero kuyapakinga nyine mu gasorori. Hozine amubonye ati ibyo byo kurya kuri kubipakinga bimeze bite? Hari umuntu se waba ugiye kugemurira? Naho mama we ati hoya, ngiye kubishyira wa muturanyi, mbese wa musore wantabaye niwe ngiye kubishyira. Hozine ati ariko mami, hano nyine ni mu mujyi, ntabwo ari nk'ahandi mu cyaro twabaga. Urumva ko nyine gushyira abantu ibyo kurya ntabwo ari ibintu abantu bamenyereye, ushobora kubijyana bakabimena kubera ko batakwizeye kandi nyine badasanzwe banakuzi. Mama ati hoya, ntabwo rwose babimena ndabizi, ninde wamena ibyo kurya bihumura gutya? Ubwo yari ari no kubihumuriza nyine Hozine atari wowe wabimena. Hozine atari umuntu ntazi ubinzaniye rwose nahita mbimena. Naho rero mama ati ahubwo ndabizi yuko umugore we namara kumva ukuntu bihumura binaryoshye azaza kumbaza uko mbigenza mwigishe kujya biteka, ndabizi neza rwose ko batabyanga. Hozine ati ariko rwose mama nawe ugira umutima mwiza cyane, gusa nyine nta kibazo bijyane nyine, ubwo nibabimena ntubarenganye. Mama we rero yaragiye arakomanga maze Noheli ahita aza gufungura. Yahise amubwira ati nari mbazaniye ibyo kurya, nagira ngo nyine mbifurize weekend nziza. Noheli ati ariko ntabwo wakabaye wigoye? Naho mama wa Hozine ati hoya ntabwo nigoye kuko n'ubusanzwe nkunda guteka cyane, ubwo rero rwose ntabwo byamvunnye. Yahise amubwira rero ati ahubwo uze kubwira nyine umugore wawe niyumva biryoshye azaze mubwire ibanga mba nakoresheje. Noheli rero ndetse na Mayerine bose bahise bareba hasi ubona ko nyine bijimye. Naho rero uyu mumama yabarebye mu maso abona barahindutse, yarababwiye ati se naba mvuze ikintu kitavugika? Naba hari ikosa nkoze? Noheli yahise amubwira ati mama wa Mayerine yitabye Imana kera. Uyu mumama yahise atangira kurira ati mumbabarire, ntabwo rwose nari ngamije kubababaza, ntabwo nari mbizi, nta gitekerezo nari mfite, mumbabarire. Yahise noneho ababara cyane. Naho Noheli aramubwira ati oya nta kibazo, ahubwo nyine ubwo tugiye kwenjoyinga ibi byo kurya. Uyu mumama rero yarabasezeye ariko agenda ababaye. Yasubiye rero mu rugo maze ahita yicara muri salo, yatangiye kurira ariko avuga ati ariko urupfu ni rubi koko, urupfu ruragapfe, urupfu koko nzarugire nte? Urupfu rwantwariye mama wanjye nkiri mutoya rugatuma nderwa na muka data n'ukuntu yamfataga nabi, none rwarifashe ritwara mama wuriya mwana wari ukiri mutoya wari ukeneye guteteshwa, rumutwara umubyeyi yari ari kurira ubona byamurenze. Hozine ati kandi se ubaye iki? Mama ati umva ntabwo rwose urupfu njya ndumenyera. Naho Hozine ati byagenze bite se kandi? Mama we rero yamubwiye uko bimeze, maze nyine Hozine ahita amubaza ati none se mama w'uwo mwana apfuye vuba? Mama ati hoya ntabwo ari ibya vuba rwose bimaze igihe. Hozine ati none se ntiwumva? Ati byikubabaza kuko bashobora kuba barabimenyereye, nyine birumvikana birababaje, ariko ukurikije igihe bishobora kuba bimaze bo bashobora kuba baramenyereye kuba mw'ubwo buzima nyine, kandi rwose mbabarira mama nawe ntugakomeze ibintu. Gusa nyine mama wa Hozine
w'agahinda kari gakomeje kumwica kubimenyera ntabwo byari biri kuza. Yumvaga ababajwe n'uyu mwana cyane kuko yahise yiyibuka ukuntu nawe yabaye imfubyi ari mutoya. Naho rero Mayirine yasigaye abaza papa we ati ariko se papa, ubwo birasanzwe ko wemera ibyo kurya bizanywe n'umuntu tutazi? Naho rero papa we ati ariko nyine nta kibazo kibirimo kuko rwose ntacyo yaba yadutwaye, barapfunduye. Maze Mayirine akimara kumva umuhumuro yahise amubwira ati papa, mbega ibyo kurya biryoshye, dore ko yari ari no kubireba akabona bitandukanye n'ibyo bari basanzwe barya, dore ko bo bitekeraga nyine noodles ndetse n'utundi tuntu tworoheje, ntabwo bajyaga bateka nyine ibyo kurya bimeze neza. Yahise amubwira tumva tugomba kubirya kugira ngo nyine imbaraga yatakaje twe kuzipfusha ubusa. Papa we yarasetse ati noneho se urabyemeye kandi wari wabyanze? Naho rero Mayirine ati none se hari ikibazo ntiwambwiye ko ari umuntu mwiza? Mbese yari yisubiye ati ahubwo mbwira turabirya ryari, tugende nonaha? Papa ati nta kibazo rwose, tujye ku meza. Bamaze rero gufata amafunguro maze boza ka kantu nyine bari babazaniyemo ubundi bagasubiza kwa mama wa Hozine. Barakomanze rero, mama wa Hozine yari yicaye muri salo, yarabafunguriye maze baramushimira bamubwira ko rwose byari biryoshye cyane. Yahise ahamagara rero Hozine kugira ngo amwereke wa musore nyine wamukijije nyiramazu. Yahise amuhamagara ati ngwino urebe wamugira neza mpora nkubwira. Hozine yaraje agitunguka rero yahise akubitana amaso na wa musore n'ubundi baserereye, ariko nyine bose ntacyo byari bikibabwiye, byasaga nkaho rwose ari ibintu nyine batagitekereza. Yahise asuhuza Noelle maze ahita amubwira ati mama wanjye yambwiye inshuro nyinshi rwose ukuntu wagiye udufasha, warakoze cyane, ndagushimiye. Gusa nyine nari ndi kwihuta ariko nishimiye kubonana namwe. Nyamara Mayirine wa mwana nyine wa Noelle we yari ari kureba Hozine atamukuraho amaso, amukurikiza amaso mpaka asohotse. Yamaze kurenga rero maze ahita abaza nyine mama wa Hozine ati none se uyu nguyu ni Hozine wa wundi wandika ibitabo? Naho rero mama wa Hozine ati yego, ni Hozine w'umwanditsi. Uyu mwana yahise ahobera papa we ari no kubyina asaze ati papa, birangiye mpuye na Hozine bya nyabyo. Papa we rero yahise amubwira ati itonde ariko nawe gerageza rwose kwiyumanganya, jya ureka gusaragurika nyine imbere y'abantu. Yahise asezera kuko yabonaga uyu mwana rwose atari bubashe gutuza, maze bahita bongera basubira mu rugo. Uyu mwana rero yasomaga amahoma yose yandikwaga na Hozine, nyamara ntabwo ibi bitabo yabaga byemerewe kubera ko byabaga byanditseho ko bitagomba gusomwa n'abana bari munsi y'imyaka 16. Ariko nyamara neza yari yaranze kumvira papa we, yahoraga bimubuza. Ariko n'ubundi papa we akajya kumva n'ubundi amubwiye igitabo cyasohotse, ari kumubwira ibintu byose byari byanditsemo. Papa akamubwira ati ariko sinakubujije gusoma bino bitabo, kubera iki rwose ukunda kubisoma? Naho rero Mayirine ati papa, ndakubwiza ukuri nawe uramutse ugisomye rwose wanyumva kandi ntabwo wazongera kumbuza kugisoma, kubera ko bino bitabo biba birimo inkuru ziryoshye. Naho papa atari ko ntabwo ari zo ku myaka yawe, ahubwo simba numva n'ukuntu uba wumva ibitekerezo biri muri biriya bitabo, sinzi ukuntu ubasha kubyisobanurira kandi nyine atari byo ku myaka yawe. Mayirine rero kwihangana byaramunaniye, maze atangira kubwira papa we ati papa, ndakwinginze rwose, ndabizi kuri buze kunsomera, ariko nibura uze kubikora nyuma, kubera ko kano kanya ndishimye, mbabarira rwose we kumbabaza. Ahubwo se papa, urabyumva ute uramutse ubaye inshuti ya hafi na Hozine, ko byajya bituma nyine mbona ibitabo bye bitangoye, kubera ko nyine ndi umwana kubibona birangora. Naho rero Noelle atari ko ubanza utajya unyumva rwose, igenda bikuburije, sinakubwiye yuko ugomba gutegereza imyaka 16? Mayirine atari ko se papa, ubundi utekereza ko hari ikintu na kimwe ntazi se? Ibintu byose ku ishuri tuba twabyize, nta kintu na kimwe n'ubundi nasoma mu gitabo ntazi, nta n'icyo nareba muri filime ntazi, kubera ko n'ubundi mwarimu arabitwigisha. Naho rero Noelle
ati mbabarira rwose Mayirine, mbabarira ibyo ngibyo reka tubyihorere. Mayirine ati nibura ngaho nyemerera yuko uzamfasha maze nkabona igitabo kigiye gusohoka ubu ngubu. Noweli ati ntabwo bishoboka, nakubwiye ngo utegereza imyaka 16 kugira ngo ibyo bitabo nyine uzajye ubona uko ubibona. Naho rero ku rundi ruhande Rosine aba agomba kujya kumara wikendi ku mukunzi we, aritegura rero maze agashyira nyine utuntu mu isakoshi, aragenda maze akigerayo umukunzi we aramureba ati none se ko ndeba ubundi uzanye igikapu bimeze bite? Naho rero Rosine ati narinje kumara wikendi hano kubera ko rwose tumaze igihe tutabonana, ubwo rero nifuzaga ko nyine twafata umwanya tukaba twatembera tukajya gusangira, mbese nyine tugafata umwanya wo kuba turi kumwe kubera ko dore akazi kaba karadutwaye. Naho rero uyu mufiyanse we ahita amubwira ati urakeka se uwo mwanya nk'ufite? Uwo mwanya rwose nta wumva mfite, wandangaza, ikindi kandi nawe uba ufite byinshi byo gukora, uba ufite igitabo cyo kwandika, ubwo rero rwose ibyo uri kuvuga nta mwanya nabibonera, nanjye mfite byinshi byo gukora. Rosine aramubwira ati ariko urabona ko rwose nk'abakunzi ntabwo tujya tugira igihe cy'umwihariko cyo kuba tutari kuganira ibyerekeranye n'akazi ngo nibura tunatembere turuhure umutwe, nanjye mba naniwe kandi nawe uba unaniwe, tuba dukeneye rero no kuba twatembera tugafata akayaga. Naho rero uyu musore ati nta mwanya mbifitiye rwose, ibintu bitarimo amafaranga se, ibintu bitamfitiye inyungu, urumva hari impamvu yo kubikora? Rosine rero byaramubabaje ukuntu nyine uwitwa fiyanse batajyaga amuha umwanya habe na gatoya, buri gihe ibintu by'amafaranga nibyo yabaga ashyize imbere, ntabwo rwose yabaga amwitayeho. Rosine yasubiye mu rugo, mama wamubonye ati none se bigenze biti? Ntiwari wambwiye ko ukeneye kuruhuka, ukeneye nyine kumarana wikendi n'umukunzi wawe? Nawe ati yambwiye yuko afite byinshi byo gukora, ko rwose naba ndi kumudehanja, kandi koko nibyo kuko nanjye mfite igitabo cyo kwandika. Mama we ati ariko ngewe ibintu byanyu rwose hari igihe mba mbona ntazi ibyo ari byo, none se nawe nta gihe na kimwe mujya muba muri kumwe ngo mumarane umwanya kandi mwitwa ngo murakundana, muvugana kuri telefone nabwo gakeya, ngewe ntabwo rwose ibintu byanyu nzi uko bimeze. Naho rero Rosine wari ubabaye ariko utarashakaga kubyereka mama we, ahita amubwira ati reka njye mu cyumba njye kuruhukaho gatoya, ubundi nyine nikomereze kwandika kuko mfite itariki ntarengwa ngomba kuba nashoje kino gitabo. Mu kanya gato rero Mayirine we yarasohotse maze ajya ku madirishya y'iwabo wa Rosine, ari kureberamo nyine mu madirishya ngo arebe ko yabona Rosine. Yagiye kubonabona mama we arasohotse, mama we rero yaramusuhuje ati kuri hanze wenyine, papa wawe ntawe uri hafi? Naho Mayirine ati papa wanjye yaragiye kuri biro gatoya ngo hari utuntu yaragiye gufata ariko ngo yari guhita agaruka. None se Rosine arahari? Mama wa Rosine rero amubwira atarahari ariko ari kuruhuka, yarananiwe. Urabyumva utase ahubwo uramutse uje tukaba tumutegereje twembi muri salo maze akaza kubyuka hagusanga ko rwose nanjye irungu ryanyishe, ngwino ubunganiriza. Mayirine rero amubwira ati yego. Barinjiye bakigera mu nzu, mama rero wa Rosine yahaye nyine uyu mwana icyo kurya maze baba bicaye bari kuganira. Mu kanya gato Rosine yarabyutse akitunguka, yahise avuga ati uyu ni wa mwana se wa Noweli? Naho rero mama we ati cyane, ati ahubwo ikirenze kuri ibyo ni umufana wawe ukomeye, sinzi niba navuga ko ari we mufana w'ibanze. Naho rero Rosine ati nibyo se koko, none se ufite imyaka ingahe? Naho rero Mayirine ati ndi hafi kuzuza 16. Rosine yahise amubaza ati mu gihe kingana icyo uzayuzuza? Naho rero Mayirine ati mu myaka 6. Bose bahise basekera rimwe, maze nyine Rosine ahita amubwira atuzi papa wawe aramutse amenye ibi bintu ntabwo rwose namukira. Mama wa Rosine ati niyo mpamvu rero ugomba kuzajya nyine wandika ibitabo wanabyitondeye kugira ngo n'abana nyine babe babisoma nta kibazo. Naho rero Rosine yatangiye kumubaza ati none se igitabo ukunda kurusha ibindi ni ikihe? Umwana atarasubiza rero Noweli yahise akomanga, baramufunguriye ariko yaje yarakaye. Yahise rero atangira kubwira Mayirine ati nta soni
twavuganye ko nta na hamwe ugomba kujya utambwiye, gute wagiye utabimbwiye? Mama wa Hozine ati rwose umbabarire ninjye nakoze amakosa. Naho rero Noel wari warakaye ati ntabwo rwose umwana yemerewe kuva mu rugo atavuze, kubera ko nyine uyu mwana ari mu nshingano zanjye, niba musize mu rugo mba ngomba kugaruka nkamusanga. Yari yarakaye birumvikana. Baragiye rero maze bakigera mu rugo Mayirine yatangiye gusaba imbabazi cyane. Naho rero papa we ati hoya, ibintu wankoreye ntabwo ari byiza habe na gatoya, niba ngusize aha ngomba kuba gusanga. Uzi ubwoba nagize nje gasanga ntabwo uri mu nzu, urabizi ukuntu umutima wamvuyemo, ntabwo ari byo rwose kandi urabizi ko nabikubujije. Naho rero Hozine yasigaye abaza mama we ati none se koko uriya mwana yari ari hano papa we atabizi? Mama we atumva nyine, namusanze ari hanze musaba ko yaza tukaba twicaranye. Naho rero Hozine yaramubwiye ati mama ntabwo ari byo habe na gatoya, kubera ko ubu ngubu ntabwo ari nka bya bindi bya kera umwana yarirwaga na karitsiye yose. Ubu ngubu umwana aba agomba kuba ari iwabo, ndetse rwose akahava ababyeyi be babizi. Urabizi isi yabaye mbi, abantu baranduye, ntabwo washimura umwana wawe ngo ajye ahantu hose kuko ntabwo uba uzi nyine ibyo ari buhurireyo nabyo. Mama wa Hozine ati ndabyumva cyane kandi koko nibyo isi yaranduye, ariko nakoze amakosa, ahari nyine ngomba kuzasaba imbabazi Noel. Gusa nyine ntabwo rwose nari nzi ko ari uko biri bugende, urumva ntabwo natekereje ku ngaruka byateza. Ku wa mbere rero Noel yarabyutse maze rwose yumva bimwanze mu nda, kubera ko yumvaga yaritwaye nabi iwabo wa Hozine. Yaragiye rero ajya kureba mama we, yaramubwiye ati umbabarire ukuntu nakwitwayeho nabi, ndabizi neza ko rwose nta kintu kibi wari ugamije, ariko ni ukuri nkimara kugera mu rugo nkamubura numvise bisa nkaho ntagihagaze ku isi, nagize umujinya numva birandenze. Kandi ni ukuri impamvu ahari narakaye cyane nuko ari ubwa mbere byari bibaye, kubera ko ubusanzwe uriya mwana urebye wagira ngo aba nko mu ikofi yanjye, ubundi nta hantu njya ngo musige, sinzi uko byari bigenze. Ubwo rero narahangayitse ndetse rwose umutima wari wamvuyemo. Naho mama wa Hozine ati hoya ndakumva cyane rwose, ndakumva cyane, nta mpamvu yo kwizera abantu bose, ariko nyine nta kibazo rwose, nizere ko ahubwo utamuhaye ibihano bikakaye. Naho rero Noel ati narabigerageje ariko nanone umutima uranga. Mama wa Hozine yahise aseka ati yego nari mbizi, kubera ko nyine abakobwa kuri ba papa babo ntabwo wamurakarira igihe kinini. Naho rero Noel yahise amubwira ati yego arabizi nawe rwose ko nyine ushaka kumbabaza ari we wanyuraho. Mama rero wa Hozine yahise amubwira ati noneho nuzajya uba ufite ibintu byo gukora uzajya rwose umunsigira nta kibazo. Noel ati ariko ntabwo nifuza kubagora. Mama wa Hozine ati ntabwo ari ukungora, kubera ko nanjye rwose byanshimisha kuba turi kumwe n'uriya mwana. Ni umwana mwiza, azi kuganira, ikindi kandi nawe urabibona ko nta kintu kindi mba ndi gukora. Nta kibazo rwose uzabimfashemo ujye umusiga hano. Naho Noel ati murakoze cyane, ntabwo nzi rwose ukuntu nabashimira, kubera ko icyo gikorwa kirakomeye, ntimutekereze ko ari ibintu byoroshye. Bakiri kuvugana rero Hozine yahise ava mu cyumba, ari kuri telefone bigaragara ko yamaze kwitegura, ari guhamagara rero umushoferi wagombaga kumutwara. Ati hashize iminota 30 yose ngutegereje, namaze gukerererwa kandi gahunda nari mfite yihutirwaga cyane rwose, nari mfitanye inama n'abanditsi b'ibitabo, none ndebera nawe ukuntu maze gukerererwa, kandi ibyo bintu ntabwo ubusanzwe ari ibintu bindanga. Mama we yahise amubaza ati bimeze gute na n'ubu ntabwo urabona uko ugenda? Hozine ati ntabwo ndabona uko ngenda, ndi kwibaza ukuntu biri bungendekere. Naho rero Noel wari wamaze kumva nyine aho ari kuvuga agiye kujya, yahise amubwira ati ariko nanjye ndumva twari tugiye mu cyerekezo kimwe, kuko nanjye nari mfite inama kuri iyo hoteli, ndumva rero nta kibazo twajyana. Mama wa Hozine yahise amubwira ati ndumva ahubwo amata abyaye amavuta, nta kibazo rwose nimujyane. Bahise bagenda rero bajya mu modoka. Hozine nawe yari yishimye cyane ko nibura abonye uko agenda, kuko rwose yari atangiye kugira stress nyinshi. Mu modoka rero bagiye bari kuganira, Hozine ari kubwira Noel ati rero umbabarire rwose ku bwa byinshi, umbabarire ku gikorwa mama yakoze, ndetse rwose ndabizi ko nyine bisa nkaho nanjye nakimufashijemo, ariko ni ukuri utubabarire.
naho Noel ati oya nta kibazo, ibyo byarangiye kandi ndabizi ko nyine nta kibi cyari kibirimo. Ati kandi nanone umbabarire ku byabaye hagati yawe na fiance wanjye, kubera ko ntabwo ari kuri yasanzwe, nanjye sinzi uko nari naramutse. Noel rero ati biratangaje kuba umuntu aba afite umugore mwiza iruhande rwe w'umwana mwiza nkawe, maze akabasha kwitwara kuriya. Gusa nyine nubwo atabizi ariko ni umunyamahirwe kuba agufite mu buzima bwe, kubera ukuntu uba uri kumudefanda, urumva ukuntu nyine uri kumuvugira. Naho rero Rosine ati oya ntabwo ari ukumuvugira, ariko ni ukuri ntabwo ari kuriya yari asanzwe. Noel rero yahise amubwira ati nta kibazo, ibyo rwose byararangiye. Rosine ati none se ubundi nyine Mayirine ameze ati? Naho rero Noel ati ameze neza, gusa nyine mama wawe yambwiye ngo nzajye muzana basigarane igihe ntahari. Rosine ati cyane byamushimisha, ikindi kandi Mayirine ni umwana mwiza, nta muntu n'umwe utakwishimira kuba ari kumwe nawe. Uri umunyamahirwe rwose kuba ufite uriya mukobwa w'umwana mwiza. Naho rero Noel ati ndabizi kuko nanjye rwose nishimira cyane kuba ndi kumwe nawe, biba no mu bintu kandi nkunda gushima Imana kuba yarampaye umukobwa w'umwana mwiza nk'uriya. Umunsi rero wakurikiye, fiance wa Rosine yaje kumureba mu rugo iwabo, maze rwose ashaka ko bakora igikorwa cy'abantu bakuru muri salo. Naho Rosine yaramubwiye ati oya ntabwo byashoboka, aha ni muri salo ya mama wanjye. Naho rero fiance we atari ko njye nawe tumaranye imyaka 5, gute twaba tutarakora iki gikorwa? Kandi nyamara ni inshingano zawe, urabingomba, nta nubwo ari ukukwinginga, rwose hari inshingano tuzuza. Gute se wakwanga ko dukora iki gikorwa kandi rwose uri umusheri wanjye? Naho rero Rosine ati none kuba dukundana, kuba ndi sheri wawe, bishatse kuvuga se ko njye nawe tugomba gukora icyo gikorwa? Ntabwo twashakanye urabizi. Naho rero uyu musore ati oya ni inshingano zawe kuko uri umukunzi wanjye. Rosine ati ariko niba mbyibuka neza nta miti uranyambika, intoki zanjye rwose nta miti iriho. Naho uyu musore ati niyo mpamvu rero uba wigize utyo, niyo mpamvu uba wiremereje. Imyaka 5 yose tumaranye wagira ngo ntabwo uzi yuko dukundana? Rosine ati ariko kuba dukundana ntabwo bisobanuye ko njye nawe tugomba kuryamana. Naho rero uyu musore yararakaye, byaramurakaje cyane, maze ava hano rwose yivumbuye. Rosine byaramubabaje ukuntu uyu musore adashobora no kubaha inzu ya mama we, ukuntu rwose aba yumva yahakorera ibyo ashatse byose. Undi munsi rero Noel yari afite inama itunguranye, yahise rero ajyana Mayirine kugira ngo asigare iwabo wa Rosine. Birumvikana mama wa Rosine byaramushimishije cyane. Hanyuma rero kubera ko na Rosine yari ahari, bajyanye mu gikoni bajya guteka, maze rwose Mayirine ibi bintu arabikunda, dore ko batekaga bari no kwikinira udukino, ubona nyine bameze nk'abantu rwose bari kwinshimisha. Yari yabikunze cyane. Ibyo kurya rero byarahiye, maze baramugaburira, ubundi ariryamira abasinziriye. Bategereje rero Noel ko ari butahe kugira ngo basangire, kuko bari babizi neza yuko byanze bikunze atigeze abona umwanya wo gutegura amafunguro. Yaraje rero bamuha karibu ku meza, maze batangira gufungura. Yarababwiye ati mumbabarire kuba natinze nkatuma mutaryama. Naho rero mama wa Rosine ati nta kibazo, umwana rwose urabona ko nta kibazo afite, yifatiye amafunguro yiryamiye, ubundi nyine nibi nakubwiraga, nta mpamvu yuko umwana asigara ari wenyine. Noel rero ati mwakoze cyane, ni ukuri. Bari bari gufata amafunguro rero ubona kandi bishimye, maze mama wa Rosine yaramubajije ati none se ibyo kurya urumva bimeze bite? Noel atumva biraryoshye cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Ati none se ubundi twebwe twamenyereye nyine kwirira nudozi ndetse rwose n'amasereyale gusa, nta bindi bintu nyine tujya tubasha guteka. Ibi byo kurya rero biraryoshye cyane. Mama wa Rosine ati niyo mpamvu rero ugomba gushaka umugore vuba, kuko mukeneye kurya indyo yuzuye, mukeneye nyine ko muba mufite umugore ubategurira buri kimwe cyose. Ukeneye umugore w'umwana mwiza kugira ngo ajye gufasha byose. Noel rero yahise amwenyura, maze ahita amubwira ati abagore beza bafite imitima myiza ntabwo wapfa kubabona. Mama wa Rosine ati ariko njyewe nabigufashamo, kuko mfite abashuti banjye bafite abakobwa b'abana beza barezwe kandi rwose bashobora kuvamo abagore beza. Rosine rero yahise amubwira ati rega mama,
ntabwo nyine abagabo b'iki gihe ari nk'abagabo ba kera. Ab'iki gihe baba bakeneye ba bakobwa bafite nyine utuzi dufatika, ku buryo babasha nyine gufatanya inshingano, ku buryo umugore nawe aba afite icyo yinjiza mu rugo kandi kigaragara. Noel rero yahise abwira Rosine ati ariko ni ukuri iyo myumvire ntabwo ihwitse, kubera ko njye ntabwo ari uko numva ibintu. Njyewe umugore nifuza umugore twumvikana, niyo yaba afite akazi ariko nyine akajya abonera n'umwanya urugo, tukabona umwanya wo kwishima, njye nawe tukabona umwanya wo gusohokana. Ikindi kandi nifuza nyine umugore waba witeguye no kuba mama wa Mayerine, kubera ko nyine umwana wanjye ndamukunda, naba nkeneye umuntu bahuza. Mama rero wa Rosine yahise avuga ati ntiwumva rwose umugabo ucishije bugufi kandi ushaka ibintu rwose bitagoranye. Hahirwa rwose umugore uzagushaka, azaba ari umunyamahirwe, ndakubwiza ukuri. Naho rero Noel ndetse na Rosine bo bagumye barebana, amaso yabo ameze nk'aho yanze gutandukana. Bamaze rero gufata amafunguro, maze mama wa Rosine ahita ababwira ati reka njye kureba ko yakangutse maze muzane. Bo rero basigaye bari kuganira. Yari ari kubaza Rosine ati none se wowe wabonye uwo muhuza? Rosine ati biragoye kuba wabona uwo muhuza, kubera ko nyine ibyo tuba twimajina mbere y'uko tubona abakunzi biba bihabanye cyane n'ibyo duhura nabyo iyo uhuye n'uwo mugomba gukundana. Noel rero yahise amubwira ati ariko hari igitabo nyine umukobwa wanjye yambwiye ngo cyasohotse. Ubwo nyine yari ari kumubwira izina ryacyo. Naho rero Rosine ati hanyuma se uri kumpa ruswa kugira ngo nzahe umwana utagejeje ku myaka 16 igitabo? Noel ati ntabwo aricyo nshatse kuvuga, gusa nyine yambwiye yuko ibitabo byawe nta kibazo kiba kibirimo, ndetse rwose yagerageje kunkonvenka, kandi umwana wanjye nyine sinjya mwima ikintu yifuza igihe nta kibazo giteye. Hanyuma rero nahitamo kubanza gusoma icyo gitabo kugira ngo menye niba kuko namureka akazagisoma cyangwa se adashobora gukomeza kugisoma. Naho rero Rosine yahise amubaza ati urifuza gusoma igitabo cyanjye? Byari bimushimishije cyane, wabonaga nyine nawe ari ibintu bimunejeje. Noel ati yego. Rosine yahise amubwira ati ngomba rero kuguha kopi ukabanza nyine ukagisoma, noneho nyine ukazareba niba twazagiha umufana wanjye w'imena. Noel yaramubwiye ati nta kibazo rwose. Rosine ati murakoze cyane, n'iby'icyubahiro rwose kuba mwasoma igitabo cyanjye. Rosine rero yahagurutse agiye kwandurura, maze agihaguruka Noel nawe ahita ahaguruka ati ndashaka kugufasha. Rosine yaramubwiye ati hoya nta kibazo, reka mbikore. Naho rero Noel ati ariko nta kibazo twafatanya. Rosine yahise amubwira ati none se mbabarira umbwire, uba wumva nushaka umugore uzajya umufasha guteka ukamufasha no kwandurura? Noel ati cyane, ahubwo rimwe na rimwe nzajya mba nanahari, nzajya mutekera, ibintu byose mbimukorere. Kubera iki se ntabimukorera kandi n'ubundi ari njye mba nabikoresheje? Rosine rero yumvise bimutunguye, maze ahita amubwira ati harahirwa umugore uzagushaka, azaba ari umunyamahirwe rwose. Buriya mama wanjye ibintu aba avuga nibyo, azi kureba kure. Bombi rero barasetse, maze nyine Noel akajya noneho ahereza amasahane Rosine, ayajyana mu gikoni, n'amasupura nyine byose yandurura bimuhereza. Noel rero ndetse na Mayerine baratashye. Umunsi wakurikiye bamuhaye nyine cya gitabo. Yatangiye rero yikinira yumva ari ibintu bisanzwe rwose, ariko yamaze gusoma urupapuro rumwe ebyiri byarangiye amajoro yose arara ari gusoma igitabo nta kuryama, maze akabyuka akajya ku kazi. Yararaga ahinduranya intebe, ahinduranya aho kwicara kubera kunanirwa amabuno, ariko ntabyumve. Igitabo cyamuryoheye, yarasomaga akaryoherwa, akagera akikorera amaboko neza neza, akagira agahaguruka akabyina. Mbese byari byamurenze. Yibazaga ukuntu ibintu nk'ibi ngibi bibaho, akibaza ukuntu ari ubwa mbere asomye iki gitabo, maze mu mutima we agahita amenya impamvu wa mwana we nyine atajyaga asinzira iyo yabaga ari gusoma kino gitabo. Yarakirangije rero, ariko amatsiko yari yose kuko cyari gifite ikindi kigikurikira. Yananiwe kwihangana, maze ajya kureba Rosine
yaramubuze rero mu rugo, bamubwira ko atarataha. Yananiwe kuryama maze akomeza amutegerereje inyuma y'urugi. Yagiye kubonabona Hozine araje kandi byari mu masaha y'ijoro. Yahise amutangirira ku muryango w'imodoka ati mbabarira nkwibariza ikibazo kimwe maze mpite nigendera. Hozine ati habaye iki? Naho Noelle ati mbwira, mu by'ukuri Denis yarapfuye cyangwa bimeze bite? Naho rero Hozine yarasetse ati oya ntumbwire ko wakunze iki gitabo bigeze hano. Ibyo byose nyine uzabimenya mu gitabo gikurikira, ariko itariki yo kugisohora twayigije inyuma kandi rwose ntabwo byashoboka nyine ko nakiguha kitaragera igihe cyo gusohoka kuko byumvikana ntabwo kirarangira. Naho rero Noelle yahise yikorera amaboko ati ndapfuye noneho, ati ubuse kuko nzategereza kugeza ryari? Ati ntakubeshye, nkimara gusoma kino gitabo nifuje nibura kuba nakwirirwa nko mu mutwe wawe nk'umunsi umwe, nifuje kureba ibintu biba biri kuberamo. Cyakoze ni ukuri uri umuhanga cyane, wakoze akazi k'indashyikirwa. Gusa nyine ndaza gusaba imbabazi Mayerine kuba rwose narapinze ibitabo byawe ndetse nkamubwira ko bishoboka ko nyine ibyo bitabo bidasamaje. Naho rero Hozine wari uri guseka ati none se mbwira nawe noneho urumva ugiye kwiyungana Mayerine mu kuba abafana banjye? Noelle ati ahubwo sinzi niba ntagiye kuba uwa mbere, gusa nyine birarenze. Gusa ejo bugicya nzahita njya kugura ibindi bitabo byose wanditse, ndifuza nyine kubishyira mu rugo byose nkabisoma. Hozine byaramurenze maze ahita amubwira ati naguhobera. Naho rero Noelle ati yego. Barahoberanye maze Hozine akamubwira ati mva urakoze cyane, ntabwo ushobora kubyumva kuko rwose uranshimishije ndetse wumve ko uko ari ukunshyigikira. Naho Noelle ati mva ahubwo wowe warakoze cyane kwandika ibitabo by'ubwenge birimo ubuhanga bwinshi, kubera ko ndakubwiza ukuri rwose unkoreye iminsi, dore ko iminsi yose maze ngisoma nararyohewe ntabwo ushobora kubyumva. Hozine rero yaramusezeye, gusa Noelle we yaryamye yumva atari we bubone bucya kugira ngo ajye kugura nyine ibindi bitabo. Yari yamaze kumva ukuntu uyu mukobwa ari umuhanga cyane mu kwandika. Ubwo rero kandi Hozine yari yabwiye Noelle ko nyine niba yasanze igitabo nta kibazo ubwo azakorera surprise Mayerine maze akamuha cya gitabo yashakaga cyane. Noelle aramubwira ati nta kibazo kuko rwose nasanze nta bintu bidasanzwe biba biri mu bitabo byawe. Umunsi rero wakurikiye Noelle yagiye gusiga Mayerine iwabo wa Hozine, maze Mayerine agikubita amaso Hozine yahise amubwira tumva ngufitiye inkuru, atuzi ko papa wanjye wumve ko yiriwe akuvuga umunsi wose, wagira ngo nyine sinzi ukuntu byagenze, wagira ngo ibitabo byawe byamutwaye umutima. Ari kuvuga ko ari wowe mwanditsi uzi kwandika ku isi yose. Noneho uzi ukuntu yavuze ngo yakwemera agatanga amafaranga y'isi yose ngo maze akamara umunsi umwe nibura mu mutwe wawe areba ibintu utekereza. Noelle rero yagize isoni maze ahita abwira Mayerine ati ibintu by'ubujarwa ariko urabizi ko nyine bitemewe. Nawe rero Hozine yahise amubwira ati umva mureke rwose yivugire. Mayerine rero yari afite ibintu byinshi byo kuvuga ati ibitabo byawe yabikunze, wumve ko nta kindi kintu na kimwe ari kuvuga. Mama rero wa Hozine yahise abwira Noelle ko yifuza gutembereza Mayerine maze rwose akajya kumwereka nyine ahantu hagiye hatandukanye. Bahise rero banasohoka ako kanya basiga nyine Hozine ari hano ndetse na Noelle yari ataragenda. Noelle rero yahise abwira Hozine ati ndishimye ni ukuri kuba mbonye nyine iyo uri kwandika ahantu uba wicaye, ndumva najya nka online maze nkashyiraho amakomenti menshi ko rwose nagiriwe ubuntu bwo kugera ahantu uri kwandikira ibitabo. Gusa nyine ukwiye kuruhuka kubera ko urakora cyane kandi rwose tuba dukeneye kuruhuka maze umutwe wawe ukajya ku murongo ubundi ukabona kuduha ibintu biryoshye. Hozine yahise amubwira ati ninduhuka se ko nyine itariki igitabo cyari kuzasohokera izigira inyuma uzaba ukihanganye? Noelle ati hoya ibyo byo rwose ntabwo mbishaka, mbabarira ahubwo mba numva cyasohotse nk'uyu munsi maze nkagisoma kubera ko mfite amatsiko menshi ntabwo ushobora kubyumva. Bakiri rero kwiganirira bagiye kubona babona fiancé wa Hozine arinjiye.
yinjiye yifashe mu mufuka ubona yabasuzuguye, ariko bareba ukuntu Rosine yahise amubwira ati ntabwo nari nzi ko rwose uri buze kuza hano. Naho rero fiyanse we ati biragaragara ko utari ubizi, kubera ko iyo uba ubizi ntabwo mba nsanze mumeze uko mumeze. Noel rero yabonye ko hashobora kuba harimo ikibazo, nawe yarahagurutse nyine arebana n'uyu musore ubona kandi barebana nabi cyane. Naho rero uyu musore yatangiye kumubwira ati ubundi se akazi ka gahungu kari kagiye kungongera imodoka? Rosine yaramubwiye ati ariko gerageza nukuri ukoresha imvugo nziza, ntabwo ari agahungu ni umugabo, kandi nyine ntabwo rwose imodoka yawe yigeze ayigonga. Naho rero fiyanse we ati ndabizi neza ko nyine ari akagabo kaba kirirwa kiruka inyuma y'abakobwa, ubu wasanga nako kari gushaka kurya amafaranga yawe. Ibi rero byarakaje cyane Noel, maze ahita ababwira ati ndabona ariko ibyiza ari uko nakwigendera. Yahise yigendera nyine, nubwo uyu mugabo atabishakaga, yashakaga gukomeza kumubwira amagambo mabi. Amaze kugenda rero yakomeje nyine kubwira nabi n'ubundi Rosine ati abagabo nka bariya baba bagenzwa no kurya amafaranga y'abakobwa, cyangwa se bashaka nyine ko baryamana, ubu nawe wabona ari cyo agukurikiranyeho, nta kindi cyaba kimugenza. Naho Rosine yahise amubwira ati kuki se wumva ko niba umugabo ari kumwe n'umukobwa bivuze ko bagomba kuryamana, wowe ko tumaranye imyaka 5 ibyo bintu bikaba bitaraba, urumva uwo duhuye ukwezi kumwe ari we byaba byarabaye? Ikindi kandi uyu ni umuturanyi wacu, ageza gusiga umwana we hano, urumva ko rero rwose ni umuntu nyine wa hafi, ntabwo rwose twamubuza kuza iwacu. Naho rero uyu mugabo we ntabwo yabyumvaga, yakomeje kumubwira nabi. Rosine biranamubabaza cyane, uyu mugabo yari umwana mubi cyane rwose. Ku mugoroba rero Noel yaje gutwara Mayerine, maze ahita asanga nyine Rosine yicaye muri salo. Noel yahise amubwira ati umbabarire kuba rwose naguteje ibibazo, kandi mu by'ukuri ntacyo nsobanuye mu buzima bwawe, umbabarire rwose. Rosine yahise amubwira ati oya, ahubwo nijye kugusaba imbabazi, kubera ko wowe usobanuye byinshi. Kimwe cyo uri inshuti yanjye, ikindi uri umufana wanjye kandi w'imena, mbese uri umuntu wanjye wa hafi. Ubwo rero urumva ko ufite ikintu usobanuye. Ikindi kandi ni ukuri byonyine kuba uri umupapa mwiza w'intangarugero kuri Mayerine, buriya rwose nabyo ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi ni ibintu nyine nkubahira. Ubwo rero urumva ko ufite byinshi usobanuye kuko nkwigiraho byinshi. Noel rero yaramubwiye ati hanyuma nk'aka kanya fiyanse wawe wagarutse akumva ibyo bintu byose uvuze wamukira? Bahise baseka maze bakubitana mu kiganza. Hashira iminsi rero, maze Rosine akakira imeri ibimubwira ko yabaye nomine mu gutoranya umwanditsi mwiza uruta abandi, maze nyine akaba ari we uzahabwa igihembo. Byaramushimishije rero, dore ko byari ibintu nyine yari amaze igihe rwose arwanira. Ibi bintu byasaga nk'aho zari indoto ze zo kuba yazatwara igikombe cy'umwanditsi mwiza. Iyi nkuru nziza arakiyimenya, yahise agenda yasaze ajya kureba fiyanse we kugira ngo amubwire iyi nkuru nziza. Yaramubwiye atumva ntabwo ushobora kubyumva, ndishimye, reba hano. Naho rero sheri we atareba ati ni ibikize. Naho rero Rosine ati mbabarira wirebere n'amaso yawe. Sheri we ati mbwira cyangwa ubyihorere. Nyamara Rosine yaraje yashyushye ari guseka, ubona nyine yahinze cyane. Yahise amubwira ati tekereza ko bantoranyije nanjye mu bantu bagomba kuzahatanira igihembo cy'umwanditsi uruta abandi. Naho rero uyu mugabo we yahise amubwira ati ati se nibyo? Atari ku bundi kuki numva batanga ibihembo by'ibyo ngibyo? Twebwe duhora mu mibare, dukora imibare ikomeye, ariko ntabwo ndumva baduhaye igihembo cy'umuntu wabashije gukora imibare neza kurusha abandi. Naho rero Rosine yahise yumva acitse amazi, maze ahita amubwira ati ariko ntabwo aricyo kibazo, kubera ko nyine twebwe ibintu dukora birumvikana, tuba dufite abantu benshi cyane duhanganye, ariko mwebwe nta hangana muba mufite, mubikora nk'akazi nyine. Naho rero umugabo we yahise amubwira ati sawa nabyumvise. Rosine yahise amubwira ati nyine urumva bampaye nyine amatika 2, ubwo rero numvise ari wowe na mama mwazamperekeza. Naho fiyanse we ati njyewe se? Njyewe nkirirwa nkwiruka inyuma
nkajya kwicara muri iriya sare ngo ndaguherekeje, baba bagiye kunyigisha gusoma se? Ntabwo rwose uwo mwanya nawubona, nawe urabizi ko ntari impfabusa bigeze aho. Nyamara Rosine ibi bintu byari iby'ingenzi kuri we, ndetse rwose yifuzaga ko yashyigikirwa n'abantu b'ingenzi. Ubwo yari yahisemo mama we nyine na fiyanse we, nyamara byarangiye fiyanse we amubwiye ko bidashoboka. Yaramubwiye ati genda urebe nyine ba bafana bawe b'imburamukoro bataba bafite icyo gukora bazaguherekeze, n'ubundi niba baba bakeneye kwiga gusoma. Njyewe rwose uwo mwanya sinawubona. Rosine yatashye yababaye, agahinda rero kari kamwishe. Gusa nyine umwanya yavaga mu rugo, mama we wari umaze kumva iyi nkuru nziza yahise ajya kuyibwira Mayirine ndetse nyine na papa we Noel. Yarababwiye ati muze rero dufatanye kumutegurira nyine agasiripurize gatoya, kubera ko nyine ni ibyishimo nubwo ataratwara icyo gikombe, ariko no kuba yabaye nomino ubwabyo ni ibintu rwose bidasanzwe. Bahise bagenda rero maze bamutegurira agakeke, mbese bategura akarori gatoya gato cyane, ariko nyine bose baguma aho ngaho muri salo. Yaraje rero akinjira n'ukuntu atari ameze neza, yari abihiwe birumvikana. Akinjira bahita batangira kumuririmbira bati twishimiye ko rwose wabaye nomine ndetse turakwifuriza kuzatwara iki gikombe. Yarishimye rero maze ahita aseka ati murantunguye ni ukuri, atari ko sindanagitwara. Nabo bati nyine twifuje kukuba hafi no kwishimana nawe, kuko iyo ni intambwe ya mbere kuba wabaye nomine. Nibura rero yarishimye kuba yarabonye abantu bamushyigikiye. Yahobereye mama we, ahobera Noel, ahobera Mayirine. Yarabahoberaga ntabari kure, bose nta waruzi ibyabaye, ariko we nyine mu mutima yarabonye ko nibura afite abantu bamushyigikiye. Hanyuma rero mama wese amubwira ati ntabwo wakumva rero ukuntu umufana wawe w'imena, ubwo yavugaga nyine Mayirine, yifuza kuba yaba hari. Tekereza ko yari ari kutubwira ngo yabaye byashobokaga ngo yazaza nyine ngo akaguma hanze ngo agutegereje, ngo niyo yazajya arebera mu idirishya ngo nta kibazo, ngo ariko ni ukuri ngo nyine ngo akumva ukuntu biri bugende. Naho rero Rosine byose bimukora ku mutima, ahita amubwira ati oya Mayirine, ntabwo ari ngombwa rwose ko nyine waguma hanze, kubera yuko mfite ubundi amatike abiri, ubwo nayo abantu b'inkoramutima birumvikana. Hanyuma rero ubwo imwe ni iy'umufana wanjye w'imena ari we wowe, indi ni iya mama wanjye. Gusa nyine papa wawe naramuka abyemeye nta kibazo. Naho rero mama we yahise amubwira ati hoya, njyewe rwose ntabwo ari ngombwa, nazamenya nyine ibyavuyemo binsanze mu rugo, kubera ko na papa wa Mayirine nawe ni umufana wawe w'imena, nubwo nyine ari uwa kabiri kuri Mayirine birumvikana, ariko nawe ni umufana wawe cyane. Ubwo rero urumva ko ahubwo bibaye byiza bajyana. Naho rero Mayirine byari byamurenze, ati papa aturabyemeye. Papa we rero yari ari guseka maze nyine ati nta kibazo. Naho rero Mayirine ati papa mbabarira rwose ubivuga wishimye, ndabizi ubwo mo imbere uri kugurumana, uri kumva wasakuza, kubera ko ndabizi ko nawe wifuzaga kuzajya muri bino birori. Bose rero barasetse, byari ibyishimo birumvikana. Mama wabo rero yahise ababwira ko nyine bagiye gukata iyi keke, bagaserebura, bagafata icyo kunywa, nyine bakishima. Barishimye rero byo rwose. Maze rero amasaha yo gutaha yarageze, Mayirine na Noel baratashye, naho Rosine yarabaherekeje bagera iwabo. Nyine baricaye rero baba biganirira, dore ko nyine bari bafite na byinshi rwose byo kuganira, bari bamaze kuba inshuti mu buryo bugaragara. Naho rero Mayirine we yararyamye, hashize nk'amasaha abiri arabyuka ngo yari azi ko bwakeye. Yaraje abaza papa ati papa bwakeye? Naho rero papa ati oya rwose genda uryame. Naho Mayirine atumva sinzi impamvu ndi kubona mu gitondo hatari kugera, ndi kubona rwose narambiwe, sinzi igihe hari buze kugerera. Yari yarambiwe ibyo yabuze n'ibitotsi. Barasetse rero bati dore ukuntu rwose aba yashyushye. Yarasubiye kuryama maze nabo baguma baganira. Mu kanya gato rero baratandukanye, maze buri wese ajya kuryama. Mu gitondo rero Noel yarabyutse maze ategura Mayirine, amushakira imyenda yo kwambara. Atangiye rero kumukorera imisatsi. Mayirine yaramubwiraga ati rwose papa wampitiyemo imyenda myiza yo kwambara, ariko nyine imisatsi urabona ko ntabyo uzi, uri kubinkorera nabi, biraza gutuma ngenda ameze nabi maze abantu banseke. Yageragezaga ibishoboka ariko nyine bikanga,
kubera ko ntabwo ari ibintu by'abagabo ubundi kuba batunganya imisatsi mu buryo nyine budasanzwe keretse abakora muri salo. Mu kanya gato rero Rosine yaje kubareba maze Mayirine ahita amubwira ati wambaye neza cyane gusa ushobora gukerererwa ubanza watinze. Naho Rosine ati hoya nta kibazo, ati gusa nawe wambaye neza ni ukuri papa yagutiyemo imyenda myiza rero ntabwo nari kugenda ntabajyanye nagombaga kubanyuraho. Naho rero Mayirine ati nyine papa yamitiyemo imyenda myiza ariko imisatsi yo urabona ko byanze. Naho rero Rosine yahise amubwira ati nta kibazo noneho reka ngufashe. Yatangiye kumutunganyiriza imisatsi maze Mayirine yirebye yahise abwira papa we ati papa wabibonye ukuntu abikoze neza, ati nyine kubera ko wari umukobwa nkanjye urumva arabizi cyane urabona mbese mba mwiza. Barishimye bose rero maze bahita bajya mu birori nyine. Bagezeyo rero Mayirine yari yashyushye birumvikana na Noel bose kandi bari bari gusengera mu mutima kugira ngo iki gikombe kize gutwara uwo bari bagiye gufana birumvikana. Ntibyatinze rero batangiye kuvuga ijambo ndetse batangira no kuvuga nyine uko abatsinze bagiye bakurikirana, dore ko bahereye ku muntu wa gatanu bajyaga kuvuga umuntu maze Mayirine akipfuka mu maso ati rwose nizere yuko atari Rosine kuko Rosine agomba kuba uwa mbere. Nyamara wagira ngo rwose yashakaga ko nyine ari we ugomba gutsinda abandi bose, nyamara n'abandi bose bari abahanga. Bakomeje rero gusoma amazina maze bageze ku wa mbere bavuze ko nyine ari Rosine ari nawe kandi watwaye iki gikombe ndetse agomba guhabwa n'amafaranga miliyoni 15 ziherekeje iki gikombe. Induru zaravuze, Mayirine ndetse na Noel barahagurutse baragiye baramuhobera, ibyishimo byari byose yari abishimiye nawe yari anezerewe nyine birumvikana ashimishijwe kandi n'iki gikombe yari amaze kubona. Ibirori rero byararangiye maze bahita bahamagara mama wabo bamubwira ko nyine igikombe bagitwaye ndetse bamusabye ko agomba kwitegura ubundi bagasohokera ahantu bakajya gufata akantu. Baragiye rero barasangira, byari ibintu biryoshye cyane. Uyu munsi kandi by'umwihariko yari anniversaire ya Rosine, byari byiza rero byahuriranye gusa Noel yabimenye ibi birori nyine birangiye. Hanyuma rero ku mugoroba baratashye gusa ntabwo Rosine yahise ajya iwabo, yahise n'ubundi yiyizira mu baturanyi nyine ubwo ni kwa ba Noel maze batangira kuganira, amubwira ukuntu yishimiye ukuntu bamubaye hafi, ukuntu nyine bamushyigikiye. Noel nawe ati ahubwo twashimishijwe no kuba twaherekeje umuntu nyine wabashije gutsinda, urumva ko natwe twabaye abasitari kuba twaherekeje umuntu agatwara igikombe. Nawe rero ari kumushimira yahise agenda rero azana kawayini maze aramubwira ati tugomba guserebura igikombe twatahanye, ikindi kandi nanone tukanafeta anniversaire yawe. Ibyishimo rero byari byose. Naho rero Mayirine yagombaga kujya kuryama kubera ko nyine bwari bwije amasaha yari yakuze. Rosine rero yashimiye cyane Noel rwose ukuntu yamwitayeho, ati tekereza ko ntatekerezaga ko celebration yacu iri buze gukomereza hano, gusa nyine ndishimye rwose. Bakomeje rero kuganira maze kubera n'akantu bari bari kunywa rwose nako nyine kari kugenda kabageramo. Hashize umwanya maze Noel atangira kubwira Rosine ati gusa nyine mfite ikintu nshaka kukubwira kuri uyu munsi udasanzwe, ndashaka no kukubwira ikidasanzwe. Ndagukunda kandi cyane n'umutima wanjye wose, kuva nakubona ndakubwiza ukuri ibitekerezo byanjye byose byarahindutse. Iyo nkurebye nkubonamo umugore wanjye w'ahazaza, nkubonamo umukobwa w'inzozi zanjye. Nyamara Rosine nawe nyine kari kamugezemo, nawe yatangiye kumubwira ati nanjye ndagukunda cyane, nkunda ukuntu uri umwana mwiza, mbese ibintu byose ubundi nifuzaga ku mugabo biri kuri wowe. Aba bombi rero batangiye kwisomanira, mbese ibintu nyine bitangira kuba romantike. Muri uyu mugoroba bakomeje gusangira ari nako kandi babwirana amagambo y'urukundo. Hanyuma rero byaje kugera aho maze Rosine arataha. Bwarakeye mu gitondo yibutse ibyaraye bibaye, ubwoba bwaramwishe kuko yatekereje ko afite fiancé. Yaje kureba rero Noel maze aramubwira ati ibintu byose byaraye bibaye. Yari agiye kuvuga ko byari ikosa, byari ukwibeshya, naho Noel ahita amutanga
aramubwira ati ntabwo byari ukwibeshya, byari ibya nyabyo, ibyabaye na n'ubu ndacyabifiringa kandi ibyo nakubwiye na kano kanya ndacyabitekereza, ni nako bimeze mu mutima wanjye, ndagukunda n'umutima wanjye wose ndetse rwose uri umukobwa w'inzozi zanjye. Rosine rero yabuze icyo gukora ndetse abura yacira n'ayamira kubera ko nyine yatekerezaga ko afite fiyanse, noneho agatekereza n'ibyaraye bibaye akumva ubwoba buramwishe. Ikintu rero gitangaje ni uko uyu fiyanse Rosine yavugaga atari yigeze anamuhamagara ngo amubaze uko byagenze, nyamara kuri uyu munsi byarenze bigera ku mugoroba bataranavugana, yabwiye mama we ati ariko ngiye guhamagara fiyanse wanjye maze mubwire uko byagenze. Naho mama we ati uramenye ntumuhamagare, niwe wakabaye aguhamagara kuko yakabaye akubaza n'ibyabaye, gute yaba azi ko uyu munsi ari umunsi ukomeye mu buzima bwawe maze akaba ataguhamagaye, mwihorere rwose. Hanyuma rero telefone yahise isona, naho rero Rosine ati nabikubwiye ko ari bumpamagare. Mama we ati mwitabe. Yararebye maze ahita asanga ahubwo ni Noel wari umuhamagaye, yahise yanga kwitaba rero iyi telefone. Naho mama we ati kubera iki utitabye? Rosine yaracecetse gusa byari bimubabaje nyine. Hanyuma rero umunsi wakurikiye Noel yaje kureba Rosine maze aramubwira ati ni ukuri sinzi impamvu rwose utari kumva ko ngukunda. Naho Rosine aturumva se koko nabasha gushyira iherezo ku muntu tumaranye imyaka 5? Birashoboka ko umunsi wari wo wose ashobora kuzaza kunsaba ko twakora ubukwe. Naho rero Noel ati ahubwo biratangaje ukuntu umwita fiyanse kandi atarigeze kwambika impeta. Uratekereza se ko amaze imyaka 5 yose atarayikwambika, uyu munsi akaba aribwo agiye kuyikwambika? Ndakubwiza ukuri uriya musore muri kumwe arikunda, nta wundi muntu n'umwe akunda, sinzi impamvu utabibona. Wakabaye rero ujya aho uhabwa agaciro kurusha ahandi. Rosine rero ibi bintu nyine yarabyumvise ariko amubwira ko nyine bidashoboka ko yareka uriya musore bakundana. Hanyuma rero yiyicariye mu rugo, yagiye kubona abona uyu musore araje aje kumureba. Yahise amubwira ati hanyuma rero narinje kukureba kugira ngo nyine umpe miliyoni 5 muri ya mafaranga baguhaye, kubera yuko ndifuza nyine kugira business nkora. Ni nako kandi yari ari kubimusobanurira. Rosine yarumiwe, nta no kumubwira ati felicitation, nta no kumubaza uko byagenze, aje amubaza amafaranga. Aturavuga se amafaranga bampaye cya gihe wari wanze kumperekeza? Naho rero uyu musore ati ibyo se kandi bizanye bite? Ndashaka amafaranga gusa wowe yampe nyine njye kwikorera business. Naho rero Rosine yahise amubwira ati ariko ubundi ukunda amafaranga kurusha uko nkunda, ko numva uri kunyaka amafaranga nta nubwo ukeneye kumenya amakuru yanjye. Uyu musore yahise amubwira ati ndakubaza se uko umeze, sindi kukureba ko umeze neza, nyine wowe zana amafaranga. Naho Rosine yahise amubwira ati amafaranga ntayo mfite kuko mfite rwose ibintu byinshi byo gukora. Uyu musore rero yatangiye kumubwira amagambo mabi nk'ibisanzwe, maze birangira amubwiye ati niba rwose utampaye ayo mafaranga genda kandi ntuzangarukire mu buzima, njye nawe turangizanye. Rosine byaramubabaje, uyu musore yarigendeye koko nkaho rwose nta cyabaye. Rosine rero yabwiye mama we ati mama, noneho kuri iyi nshuro rwose uriya musore ndamuretse burundu kubera ko ntabwo twakomezanya. Tekereza ko ikintu kimugenza ari amafaranga gusa, ahora nsaba amafaranga ibihe byose, iyo abonye buri gihe mfite amafaranga abashaka kuyatwara. Mama we yarumiwe ati niko bimeze se koko? Burya bwose abashaka kugukuraho amafaranga? Naho Rosine ati cyane, ahubwo se uragira ngo bitangiye ubu? Ko byatangiye kera. Wagira ngo ntabwo ankunda, antekereza gusa iyo afite icyo anshakaho, naho urukundo rwo nta ruhari. Ikindi kandi uzi yuko yifashe akansaba yuko dukora igikorwa hano muri salo yawe. Namubwira kandi ko atari ibintu byiza nabyo bikamurakaza. Mama we ati ndumiwe noneho, ariko se ubundi uwo musore ni nyabaki utubaha? Yahise amubwira ati cyakoze numva ari uko ameze nanjye ndagushyigikiye rwose, mwihorere mureke. Rosine rero yahise ajya kureba Noel maze ahita amubwira ati karo kanya ndi guha agaciro ibintu byose wambwiye, ukuntu nyine wambwiye ko ngomba guha agaciro, umpa agaciro nanjye, nibyo rwose ibyo wavuze. Yamubwiye rero byose by'uriya musore uko byagenze, maze aramubwira ati ni ukuri
njyewe rwose nari naranze guhemuka, ariko kuri iyi nshuro ndabizi nanjye aho urukundo rw'ubuzima bwanjye ruri, ndabizi ndetse aho nibona maze rwose nkanisanga wese, aho nishima, aho nezerwa ni iruhande rwawe, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Aba bombi rero barahoberanye, ibyishimo byari byose, urukundo rwabo rwatangiye ubwo, noneho rwose bose babyumva kimwe, batangira kujya basohokana, batangira kujya batemberana nyine, ndetse rwose no kujya bahamagarana kenshi gashoboka. Ariko ibi bintu ntabwo bari barigeze babibwira mama wa Hozine, byari mu ibanga rikomeye. Byari rero binamaze kuba akamenyero ko nyine Mayirine, Noelle ndetse na Hozine na mama we basangiraga buri gihe, kuko mama wabo yakundaga guteka kugira ngo rwose baze basangire. Bari bamaze kumera nk'umuryango. Icyo atari azi ni uko Noelle yari asigaye akundana na Hozine. Iminsi rero yaragiye irisunika, urukundo rwari ruryoshye, ndetse mama wa Hozine yari yaramaze gukunda cyane Mayirine, ndetse yamufataga nk'umwuzukuru we. Ni nako yamubwiraga ati ujye unyita nyogokuru, njyewe ni nyogokuru wawe. Mbese bari barahuje cyane. Mayirine nawe yakundaga cyane mama wa Hozine, ndetse na Hozine iyo yabaga atababonye wabonaga rwose nta mahoro afite. Umunsi umwe rero Hozine ndetse na Noelle baba bavuye kwitemberera, bari mu modoka imwe nk'ibisanzwe, bari basohokanye, maze bakiva mu modoka bahise bakubitana na fiance wabo, undi wari fiance nyine wa Hozine. Yaraje kumureba, akibabona yahise avuga ati ndabafashe, burya bwose wanyanze kugira ngo usange kano gahungu, narabikubwiye ko gashaka kukurira amafaranga. Yatangiye kuvuga ya magambo ye mabi rero, maze Noelle kwihangana byaranze, maze nyine bashaka kurwana, urusaku rwari rwinshi. Mama wa Hozine rero yarasohotse, akigera hanze ati hano habaye iki? Naho rero wa mugabo ati baza umukobwa wawe, tekereza ko uyu mukobwa wawe yanyanze maze agakunda aka gahungu, yakitaga agahungu kari nyamara yari umuhungu w'umusore w'ikosto w'ibogari, ariko rwose ukuntu yabivugaga yamusuzuguye. Mama rero wa Hozine yaramubwiye ati ariko nawe uretse ko nta burenganzira ufite bwo kuvuga ibyo bintu, ariko uyu ni umuturanyi wacu gusa, ni inshuti yacu isanzwe, ibyo uri kuvuga rero ntabwo ari byo. Naho uyu mugabo ati niko bakubeshya, abangaba barakundana ndetse rwose barasomana, narabiboneye, barakundana kandi cyane, ahubwo sinzi impamvu babiguhishe. Mama wabo rero yaratunguwe. Uyu mugabo rero yamaze kugenda, maze mama wa Hozine amujyana mu nzu. Yaramubajije ati mbwira, ni ibya nyabyo? Hozine ati cyane, ndi mu rukundo na Noelle, ndamukunda kandi cyane. Mama we turamenye. Iryo jambo risubiza aho rikuye, ntabwo bishoboka, ntabwo washaka umugabo ufite umwana, kubera ko sinifuza ko abana uzabyara bazabaho nk'uko nabayeho. Uzi ukuntu abana twavukanaga tutavukana ku babyeyi bombi bamfataga nabi, nibo bahoraga bari imbere, naho njyewe rwose ukabona batanyitayeho. Hozine rero yaramubwiye ati we rwose mama ibyo bintu uri kuvuga sinzi ibyo ari byo, none se ukeka ko uko mwabayeho iwanyu ariko nanjye ngomba kuzabaho muri ruriya rugo? Urabizi neza Noelle ni umuntu mwiza, uramuzi, ndetse n'umwana we uramuzi, muri inshuti, ni umwana warezwe. Naho mama we ati nta n'umwe nzi muri bose. Ni iki kikubwira se ko uriya mwana azakomeza kumera kuriya namara gukura? Ntabwo bishoboka, ahubwo hamagara fiance wawe umusabe imbabazi. Hozine yaramubwiye ati ahubwo rwose uri kurota, ntabwo bishoboka, ahubwo igire nk'aho icyo kiganiro ntacyo twagiranye, kuko ngiye nakunze Noelle n'umutima wanjye wose, kandi nta kintu na kimwe cyambuza gukomeza kumukunda. Ibintu rero byatangiye kuba intambara, dore ko umunsi wakurikiye Mayirine yasigaye nyine hano mu rugo nk'ibisanzwe, ari gukinira imbere y'umuryango. Rero yabonye nyine batinze gufungura kwa Hozine, maze aragenda nyine ajya kurunguruka, ariko akajya abona nta muntu abona. Hashize umwanya rero agiye kubonabona nyine mama wa Hozine arafunguye, yahise agenda amusanga ajya kumuhobera. Mama wa Hozine yahise yongera yinjira mu nzu maze arafunga. Mayirine yarumiwe, yibajije impamvu uyu mubyeyi adashaka kumuvugisha. Yakomeje rero gukomanga, amuhamagara, ahamagara bose, ariko akabura umuntu n'umwe uza kumufungurira. Yagumye aho ngaho akomanga, maze birangira yicaye kubera agahinda yari afite.
papa we rero yaraje asanga yicaye wenyine, yaramubajije ati ko wicaye hano? Naho rero Mayerine ati none se ko nakomanze nyine kwa nyogokuru bakanga kumfungurira? Ati nakomanze cyane. Papa we ati cyane se? Nawe ati yego. Yahise agenda nawe arakomanga, ahita avuga ati mwiriwe neza? Ati mumeze neza? Naho rero mama wa Hozine wari uryamye mu ntebe acyumva yuko ari ijwi nyine rya Noelle, yahise yigumira aryamye yanga kuza gufungura. Noelle rero yahise afata nyine Mayerine maze bajya mu rugo, yatangiye kumuganiriza no kumukinisha nyine twa dukino twabo, anamubaza ikintu yifuza ko amugurira, yifuzaga kumurangaza birumvikana. Hashize iminsi rero atifuza rwose ko yahakandagira, nyamara we nyine na Hozine bo bari barakomeje umubano wabo, ndetse rwose Hozine akamubwira ko nta kibazo kubera ko Noelle yamubazaga impamvu batakibona nyine mama wabo, ariko Hozine akamubwira ko nta kibazo rwose gihari habe namba, ahubwo nyine ko ari uko yatunguwe n'ibyabaye, ariko ko nyuma y'iminsi bishobora kuzashira. Umunsi umwe rero Hozine yari ari hanze ari kuvugana na mama we, dore ko mama we yari ari no kuvuga asakuza amubwira ati ariko nakubujije uriya muhungu, sinzi impamvu rwose mugikururana, kubera ko sinifuza kuzashaka umugabo ufite umwana, ntabwo mbishaka. Naho Hozine atari kuriya ni umwuzukuru wawe. Mama we ati ntabwo ari umwuzukuru wanjye, ntawe tuziranye, ntabwo ari amaraso yanjye. Akivuga ibi ngibi rero Mayerine yahise nyine abumva, maze akibumva abavugije induru, dore ko nyine byamunaniye kubyakira. Naho rero papa we nawe yahise asohoka mu nzu yihuta, nyamara Mayerine kubera ukuntu nyine yari ananiwe kwakira ibi bintu yari yumvise, yahise yiruka ajya mu muhanda, dore ko n'ubundi bari baturiye umuhanda. Imodoka rero yahise imugonga kano kanya, bahise rero bamujyana kwa muganga byihutirwa, dore ko nyine Noelle we yumvaga ibi bintu bimurenze, yibazaga ikintu cyatumye uyu mubyeyi yanga umwana we bigeze ahangaha, maze kikamuyobera, kubera rero ukuntu yagiye kwa muganga nawe yarakaye ko aribo bateje agisida. Bose yababujije kugira n'umwe muntu uza kumusura, ndetse rwose na Hozine wagerageje kuza kumusura yamubwiye yuko bitashoboka kubera ko agisinziriye, ndetse amubwira yuko agomba nyine gutegereza bakabanza nyine bakiyakira kugira ngo azabone kuza kumureba. Hanyuma rero hashize nyine amasaha, ariko Hozine we ntabwo yari yigeze ava hano, yari yagumije nyine yicaye aha kwa muganga. Gusa nyine Mayerine we yari akiri kumwe na muganga bari kumwitaho. Hanyuma baje kureba nyine umuntu wo muri famiye ye, maze baramubwira bati turifuza rero kubonana n'ababyeyi b'uyu mwana kuko nibo tugomba guha amakuru. Noelle rero yahise ababwira ati njyewe nyine ndi umwishingizi we, ni njye mushinzwe byemewe n'amategeko. Muganga yahise amubwira ati ariko ndashaka umubyeyi we nyine bwite. Naho rero Noelle ati nta babyeyi afite, ariko ni njye mwishingizi we kandi byemewe n'amategeko, rero ndumva ari njye mwaha amakuru. Hozine yaramurebye maze yumva nyine biramutunguye ko we yari ari kuvuga ati uyu ni papa we, ariko mwamubwira nta kibazo. Muganga yahise ababwira ati mumbabarire, nuko mba ngomba nyine guha amakuru umuntu yagenewe. Yatangiye kumubwira rero uko nyine uyu mwana ameze. Gusa Hozine we yaratunguwe, yaratashye maze abibwira mama we ko burya bwose uyu musore atari papa wa Mayerine wo mu maraso. Mama we rero we rwose yari akihangayikiye kubera ibyari byabaye, ibintu byose byasaga nk'aho atari kubyumva. Umutima wari wamuvuyemo kubera ukuntu nyine agisida yari yabaye, yari ari kuyishinja ko ari we rwose wabigizemo uruhare. Yaramubwiye ati mbabarira umbwira ahubwo umwana ameze ate. Naho rero Hozine ati ikigaragara cyo yakangutse nubwo rwose ntabashije kumubona. Ntabwo rero batinze mu bitaro kubera ko nyine ntabwo Mayerine yari yakomeretse bikomeye. Baratashye, ariko n'ubundi ntabwo rwose Noelle yifuzaga ko nyine aba baturanyi ndetse n'umukunzi we baza kumureba. Yumvaga yarabarakariye birenze. Yabwiye Hozine atuze inshuro nakubajije niba umwana wanjye ari we kibazo.
naho Hozine ati ni ukuri umbabarire rwose, natekerezaga ko mama ibintu ari gukora ari iby'akanya gato bigomba kurangira, ariko ni ukuri twashyize ubuzima bw'umwana wawe mu kaga ndetse bw'inshuti yacu, ndakwinginze umbabarire ku bwa buri kimwe. Yakomeje kumusaba imbabazi rero birangira nyine Noelle amubabariye, gusa nyine yamubajije uko mukecuru ameze, maze nyine amubwira yuko nawe atameze neza kubera ko yishinja icyaha cyo kuba rwose uyu mwana yarakoze agisida. Gusa Hozine yaramubwiye ati uko byagenda kose ariko yari abikwiriye, nawe nabanze yumve kuko rwose byose niwe wabiteye. Naho rero Noelle yaramubwiye ati ariko nta muntu ni ukuri wakwifuriza undi kubabara, njye sinjya nifuriza undi ko ibimbayeho byaba no ku wundi muntu. Mayirene rero amaze gukira neza yabajije papa we ati kubera iki nyogokuru wanjye yanyanze? Naramwiyumviye ari kuvuga yuko ndi umuntu mubi, nta babyeyi mfite, atifuza yuko nabana na Hozine. Papa we rero yabuze ikintu amukorera, maze aramubwira ati humura, ntabwo rwose yakwanze, ahari nyine ni uko atari ameze neza, ariko ntabwo akwanga. Yaramuhobereye agerageza kumujijisha nyine kugira ngo ibi bintu rwose abyibagirwe. Mayirene ati ariko njyewe rwose ndamukumbuye, mba numva nkumbuye kujyayo, mba nkumbuye ko antembereza, mba nkumbuye ko dusangira. Nyamara Noelle ntabwo yari yamenya uko ubu ngubu uyu mumama yaba ari gufata ibintu byose uko biri kugenda. Nyamara we yari ari kwicuza cyane, ndetse yanabwiye rwose Hozine ko yicuza ibyabaye byose, ndetse ko yibeshye cyane, ko atagombaga gufata umwanzuro ngo avuge biriya byose ko yahubutse. Naho Hozine ati impamvu uri kuvuga ibi ni uko wamaze kumenya ko uriya mwana atari we wo mu maraso, ndabizi neza ko ariyo mpamvu bivuga. Mama we ati hoya, ntabwo ariyo mpamvu mbivuga, namenye ko ahubwo ibyo natekerezaga atari ko bimeze. Ntabwo abantu bose bameze nka famiye nabayemo, ni ukuri mbabarira rwose unyumve, ndetse unamfashe gusaba imbabazi Noelle ndetse n'umwuzukuru wanjye, kubera ko iyi minsi maze ntababona mba numva hari icyuho mu buzima bwanjye, mba numva hari ikintu mbura, kubera ko nari maze kubafata nk'umuryango wanjye, ndetse nari maze kubafata nk'amaraso yanjye. Kandi ikindi nabonye ko rwose uriya mwana ari umwana mwiza cyane. Mbabarira unyumve, ndakwinginze nyumva, kandi rwose nawe umbabarire kuba naragufatiye imyanzuro ndetse rwose ngatuma ubaho ubabaye. Umbabarire cyane, maze rwose wumve ko ngusabye imbabazi bimvuye ku mutima. Umunsi umwe rero Hozine yaje kureba Noelle bicaye muri salo, batangiye rero n'ubundi kuganira. Noelle ari kumubwira ati umukobwa wanjye akumbuye cyane rwose nyirakuru. Ubwo yavugaga ko nyine akumbuye mama wa Hozine. Hozine yahise amubaza ati ariko se ubundi mbwira niba ntacyo bigutwaye, ubundi ko nyine wavuze ko atari umwana wawe wo mu maraso, ubundi uriya mwana ni uwande? Noelle rero yatangiye kumubwira ati uriya mwana ni uw'impanga yanjye, mushiki wanjye twavukanaga nyine w'impanga yanjye, niwe mama we. Hanyuma rero mushiki wanjye yakoze ubukwe, imiryango yacu itabishaka, abantu bose baragiye bamuvaho nk'uko nanjye ariko bari baramvuyeho. Wagira ngo nta muntu wo mu muryango wacu wari utwitayeho. Nanjye nyine byasaga nk'aho nibera ku muhanda, kandi nyamara nari narize mfite amashuri, ariko n'ubwo buzima nari mbayemo. Mushiki wanjye rero impanga yanjye, ubwo niwe ndi kuvuga, we rwose yangiriye icyizere aho abandi bose ntawanyizeraga, maze asaba umugabo we ko nyine bangira umwishingizi w'uyu mwana, ndetse bakangira umuntu uzajya umwitaho akamukurikirana, haba mu myigire haba mu bintu byose. Babyumvikanyeho rero, maze nyine banshinga uyu mwana mu mategeko. Mushiki wanjye naramukundaga kurusha buri kintu cyose kiba ku isi. Hanyuma rero umunsi umwe nagiye kumva numva telefone irampamagaye, bambwiye ko mushiki wanjye n'umugabo we bakoze agisida, ndetse bose bavuye mu mubiri. Uwo munsi nabaye nkaho nanjye igice kimwe cy'umubiri wanjye rwose kigiye, kubera ko numvaga ntaho nsigaye, ariko nanone nagombaga kurwana intambara ikomeye kugira ngo nite kuri uyu mwana bari basize, dore ko
bari baranyizeye ndetse kandi mushiki wanjye yari inshuti yanjye magara, nagombaga kumubera aho atari maze nkita kuri uyu mwana. Niyo mpamvu uba ubona mukunda, uyu mwana ndamukunda cyane kuko ni byose mfite. Noneho kandi ikirenze kuri ibyo, buri kintu cyose ubona mfite cyose nagihawe n'ababyeyi b'uyu mwana kuko bansigiye buri kimwe. Hozine rero yahise amubaza ati none se ntabwo imiryango nyine y'iwabo w'uyu mwana yigeze iza kuguterera hejuru? Nawe ati nta bantu nyine yari afite ba hafi, ikindi kandi byose nabyemererwaga n'amategeko, nta muntu nyine wagombaga kuza kunterera hejuru. Hozine rero byaramutangaje ukuntu nyine yabonaga babanye n'uyu mwana, yabonaga ko rwose ari umubyeyi ndetse n'umwana. Yaramubwiye ati ariko gusa Imana izaguha umugisha kuko uri umupapa mwiza, wamubereye umupapa mwiza. Ndakeka ko na mushiki wawe aramutse agarutse atakwicuza kuba yarakwizeye, kuba yaraguhaye icyizere cye cyose. Bakiri rero kuganira, bagiye kubona babona mama wa Hozine arinjiye. Yaje rero ababwira tumva ngize Imana nsanze muri kumwe, sinari nzi ko mwese munari hano, ariko rwose ndananiwe, umutima urandembeje, umutima urampatiriza gusaba imbabazi kuko nakoze amakosa singisinzira. Iyo ndi gutekereza ibintu byose byabaye, umbabarire muhungu wanjye, umbabarire ku byo nakoze byose. Natekerezaga ko ahari ibintu byambayeho bishobora no kuzaba ku mukobwa wanjye, ariko ni ukuri nasanze nari imbeshye. Umbabarire kandi kuba narabaye impamvu yo kuba umwana wawe yaravuye mu buzima. Umbabarire ku bwa buri kimwe cyose, umbabarire ku bw'amagambo nakubwiye. Noel rero yaramubwiye ati oya nta kibazo, narangije kukubabarira kera, ahubwo nyine umwuzukuru wawe aragukumbuye cyane. Yahise rero amubwira ati mbabarira umumpamagarire. Bahamagaye rero Mayirine maze bamubwira ko nyirakuru aje kumureba. Yaje yiruka maze aramuhobera, yaramubwiye ati nari ngukumbuye nyogoko. Naho rero mama wa Hozine yahise amubwira ati mwana wanjye umbabarire ku bwa buri kimwe kandi ndagukunda cyane, uri umwuzukuru wanjye ibihe byose. Naho rero Mayirine yahise amubwira ati nanjye ndagukunda cyane. Barahoberanye, kurekurana biranga, byari ibintu nyine ubona ko rwose biteye emosiyo. Naho rero kandi mama wabo yahise ababwira ati ikindi nari ngiye kubabwira ni uko mufite umugisha wanjye mu rukundo rwanyu, icyo muzashaka cyose ndabashyigikiye. Ibyishimo byabaye byose. Nanone kandi barongera barahoberana, Hozine nawe ahoberana na Noel, ibyishimo byari byabarenze. Hashira iminsi rero Noel ndetse rwose na Hozine biba byarongeye gusubira uko byari bimeze mbere, basigaye n'ubundi bose bajya gufata amafunguro iwabo wa Hozine. Umunsi umwe rero bajya muri supermarket bagiye guhaha, maze nyine Noel akajya ababwira ati mufate buri kimwe cyose mushaka, keretse icyo mudashaka byose mufate. Akajya yora ibintu byose biri muri supermarket abahereza. Sinzi ukuntu rero yayoye, maze abayoye nyine ibiryo by'imbwa abibahereje, maze bose bararebana baraseka. Hozine yahise amubwira ati ibyo ntabwo ari abantu babirya, ni ibiryo by'imbwa. Akivuga gutya ntumbwire ahantu akivuga gutya sinzi ahantu wa mufiyanse wahashize wa Hozine yaturutse, maze ahita amubwira ati ariko nibyo rwose, ibyo biryo murabikeneye kuko hano harimo imbwa imwe ikeneye kubirya. Bose bahise bamureba, maze Hozine aramubwira ati kandi se wowe uteye uturutse hehe? Kubera iki utajya uyoberwa aho abantu bishimye? Urashaka iki? Yatangiye rero kubabwira ya magambo mabi, ndetse rwose ari no kubwira noneho amagambo mabi umwana. Hozine yaramubwiye ati ariko uri kubona ko yari umwana, wakwihanganya ukagabanya ayo magambo mabi uri kuvuga. Uyu musore rero ntabwo yabyumvaga, yakomeje kuvuga ibigambo rwose bitari byiza habe na gato. Hozine yahise afata uyu mwana maze aramujyana nyine amwigiza hirya ngo adakomeza kumva ibi bintu. Akimara kumujyana rero Noel umujinya wari wamwishe ndetse yafunze ingumi, yahise amukubita ingumi imwe. Uyu mugabo baguye hasi. Uyu mugabo rero yahise amubwira
ati uri imbwa, ibintu nakubwiraga nibyo. Arongera amukubita indi ngumi, noneho yahise yubika umutwe maze ananirwa guhaguruka. Yahise amubwira ati undi munsi nugerageza kunyegera cyangwa kwegera umuryango wanjye, ubwo ndavuga umwana wanjye ndetse n'umugore wanjye, uzambona. Uyu mugabo rero yasigaye hano noneho rwose afite n'ubwoba bwo kuzongera gukubitana amaso n'uyu musore, dore ko yari amaze kubona ko nta mikino agira habe na gatoya. Baratashye rero, ariko nyine Mayirine yarakariye cyane papa we kubera ko yahoraga amubuza iki kintu cyerekeranye no kugira urugomo. Rero yaramurakariye, hashira iminsi bisa nkaho rwose atamuvugisha. Umunsi umwe rero Rosine yari yicaranye nyine na Mayirine, maze ahita amubwira ati Mayirine, rero ntabwo papa wawe yakoze biriya kubera ko agira amahane, ahubwo buri muntu wese aba agomba kurwanirira umuryango we igihe hari ikibaye, ahubwo ujye wishimira kuba ufite papa wawe ushobora kukurwanirira iyo bibaye ngombwa. Umuntu uwo ari we wese yarwanirira umuryango we, hanyuma rero papa wawe ukwiye kumwumva. Papa we rero yagarutse gusaba imbabazi, dore ko ari byo buri munsi yakoraga, maze Mayirine ahita amubwira ati papa, ntabwo erega nkikurakariye. Naho rero Noelle ati nibyo se koko? Mayirine ati yego, mbere nari nakurakariye, ariko ubu sinkikurakariye kubera ko tante Rosine yamaze kunsobanurira byose, ambwira ko burya bwose wari uri kurwana ku muryango wawe, kandi buri mupapa wese ariko agomba kubigenza. Ubwo rero ntabwo nkikurakariye. Noelle rero yahise agenda, bose arabahobera maze arababwira ati ndabakunda mwese, muri ubuzima bwanjye ndabakunda cyane. Nabo bati natwe turagukunda, uri ibyishimo byacu. Hashize rero iminsi mike, maze Noelle ajya kureba mama wa Rosine. Yamubwiye ko rero yifuza nyine gutegura ikirori cyo kwambika impeta Rosine, ariko amubwira ko agomba guceceka kubera ko bigomba kuzaba ari surprise. Yaramubwiye ati uzaceceke ntuzabimubwire, ahubwo se umugisha wawe turawufite. Naho rero mama wa Rosine ati murawufite cyane mwana wanjye, ntabwo wakumva ko nishimye ko mugiye kunyereka ubukwe? Biri mu bintu nahoraga nsaba Imana, none ngiye kubibona. Ubwo rero umunsi umwe nyine bari batetse, bateguye ikirori, bari ku meza, ariko nyine nta kintu na kimwe Noelle aravuga. Maze mama wa Rosine akajya amubwira mwana wanjye rwose jya utegura ameza, nyine witegure kuzajya utegurira famiye yawe, witegure kuzaba umugore w'icyerekezo. Mbese yavugaga amagambo ugahita wumva ko ari hafi kubivuga. Uko yabivugaga rero akajya kubigushaho, Noelle yahitaga amubwira ati mama, nyine agahita aceceka kubera ko yabaga yumva neza agiye kuvuga ibigiye gukurikira. Bafashe rero amafunguro, hanyuma bashoje gufata amafunguro, Noelle yaragiye rero azana igitabo. Cyari igitabo gishyashya, cya kindi nyine yari amaze iminsi asohoye, maze ahita amubwira ati gusa nyine njyewe hari paje nifuza yuko wansobanurira muri iki gitabo. Rosine yaramubwiye ati iyo paje se kandi iravuga iki yakunaniye kugusobanura ko mba nzi ko ibitabo byanjye bisobanutse? Naho rero Noelle yahise amuhereza cya gitabo. Birumvikana Rosine akijya kubumbura, ahari harimo impeta niho hahise habumbuka, kuko n'ubundi ntabwo haba habumbye neza. Agikubita amaso, iyi mpeta rero yari iri kumwe n'utubabi tw'amahoze bari baciye maze bakadushyira nyine ku ruhande rw'iyi mpeta. Akikubita amaso yahise yifata ku munwa, yarebye abari hano bose ahita abona ko rwose bari babiziranyeho. Yahise ababwira ati ndi kurota cyangwa ndahari? Naho rero bati ntabwo rwose uri kurota. Noelle yahise amupfukama imbere maze ahita amubwira ati Rosine, urukundo rw'ubuzima bwanjye, urukundo nifuza iteka, mbese ndifuza rwose kuba uwawe ubuzima bwose. Ndifuza ko nta wundi mukobwa n'umwe nzigira nkunda, kubera yuko ibyo nifuza ku mugore byose urabyujuje. Rosine rero wari uri kurira yahise amuhereza ikiganza ati ndabyemeye rwose kukubera umugore, kuko nanjye umugabo w'inzozi zanjye ni wowe, wujuje buri kimwe cyose nifuza. Yamwambitse impeta maze barahaguruka barahoberana. Mama wabo yahise aza kubahobera ati ndishimye. Birumvikana nyine Mayirine we byari byamurenze,
amarira yari ari kuza, maze ahita abaza Rosine ati none ugiye kuba mama wanjye? Naho rero Rosine ati nubinyemerera kandi ukabimpera uburenganzira. Mayirine yahise amubwira ati ndabyemeye, ndifuza kuba mama wanjye. Barongeye barahoberana, ibyishimo rero byari byose. Bahise rero batangira gutegura ubukwe, dore ko rwose batari bakeneye kumara igihe batari abana. Ntabwo bifuzaga ko uyu mwaka ugomba kurangira batamaze gukora ubukwe. Ku munsi w'ubukwe bwabo rero byari ibyishimo. Mama wabo yari yishimye ku buryo udashobora kumva. Bamaze rero gukora ubukwe maze nyine barataha. Yari yarababwiye yuko bagomba kandi kuzatura iruhande rwe kubera ko yifuza ahantu azajya babona buri munsi, ahantu azakomeza kujya asigarana Mayirine, ndetse rwose ko nibabyara n'abandi bana ari we ugomba kuzajya bitaho. Ndetse rero ababwiye yuko yifuza kuzajya abatekera, akabakorera amasuku igihe badahari, mbese akahababera. N'ubundi rero batashye muri ya nzu, ni naho kandi bagiye gusereburira, dore ko rwose Mana byari ibintu byiza cyane, byari biryoshye, byari ibyishimo kuri uyu muryango. Warawurebaga ukabona ko ari umuryango w'ibyishimo, ndetse rwose ubukwe bwabo bwari bwaryoshye. Batangiye rero kuvuga nyine uko ubukwe bwagenze, wabonaga ari ibintu bidasanzwe. Mama wabo atumva ndishimye, ntabwo mushobora kubyumva, mwampaye ikintu nahoraga nsengera, uyu munsi nasubijwe. Kubabona mwambaye neza imyenda y'abageni, numvaga nshaka kurira, nkagerageza kwifata, ariko numvaga ni ukuri ibyishimo byandenze. Nabo rero bari bishimye cyane. Aho nyine Noel yahise amubwira ati mama rwose sinzi inshuro nzagushimira kugira ngo nkubwire ko wambyariye umugore mwiza, wambyariye umugore w'inzozi zanjye. Warakoze ni ukuri kumbyarira umukobwa nka Rosine. Naho rero Rosine ati ariko nanjye ndi umunyamahirwe kuba narahuye nawe, ndetse rwose nkanahura na Mayirine, muri ab'agaciro kuri njyewe, twese hamwe turi umuryango. Bahise rero bahoberana, ibyishimo byari byose. Noel ababwira ukuntu abakunda, ndetse Rosine nawe ababwira ukuntu abakunda. Mama wabo ababwira ko abahaye umugisha, ndetse abifuriza ibyiza byose. Mayirine ati njyewe ndishimye, niba hari umunsi nigeze nishima ni uyu nguyu, ndetse ndifuza ko noneho nazajya nigira kuri mama wanjye, kubera ko ndifuza ko ninkura nzaba umwanditsi w'ibitabo. Ariko noneho ikintu kinshimishije ntabwo mukizi, ubu nzajya nsoma ibitabo mbisomera muri mashine akiri kubyandika. Bose rero bahise baseka, maze rwose inkuru yacu y'urukundo naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.